ni ukuvuga ngo banza utekereze ikintu uburana niba uruhare rwawe rungana na kangahe ku ijana. Urabona mwebwe ngo mwarize abantu bano bari muri beka haba harimo ibintu bya statisitike by'abakiriye baje abaverisa babikuza ingano y'amadolari n'amanyarwanda n'amapawundi. Mwebwe rero dufite ikibazo gikomeye ku rubyiruko, duhora tuburana ibyo tudafiteho imigabane. Iwacu ntibaduhaye umunani kuri kangahe ku byawe. Leta yatinze kuduha burusi kubera ko wabikije angahe beka yagomba kukungukira angahe. Ntabwo tugira akazi, kagombaga kuba karihe wasanze bakinze, noneho ukabuburana n'ufite ingufuri. Ibyo bintu numara kubivamo, buriya umuntu wa mbere uzi kwirwanaho ni umuntu urimo kubura umwuka cyangwa kurohama mu mazi. Uriya muntu akoresha imbaraga, ngira ngo dogita ashobora kubisobanura neza kurusha undi muntu wese. Iyo urimo kubura umwuka ukora ibishoboka ngo ushake umwuka, kuko iyo urangaye umwuka urabura, kandi umwuka iyo urimo kubura umuntu aba arimo gupfa. Iyo umuntu arohama mu mazi aba arengewe, ukora ibishoboka noneho nubwo ahandi hagenda ugashyiraho isura kugira ngo umwuka nibura uboneke utamira inkeri, niko babyita. Yego, ni nako iyo tugiye ku kazi ukwiye gushaka akazi nk'umuntu urohama. Njye nabayeho porosogiteri, muramuzi uwo muntu .com. Porosogiteri ni umuntu ufite agakarine ku isoko, hahandi bikoreye ibitoki, inkoko, urukwavu, ibiti bazanye ku isoko, ukajya bandikira umuntu agapapuro akaguha ibiceri 200 ugashyira mu gakapu hano, igiceri cy'100. Naramubaye. Hari umuntu wikoreraga ibyo bitoki musoresha, n'ubu arakikorera ibitoki 2. Ndavuga ngo rero urimo uribaza umunyeshuri nkaho urangije kaminuza, umuntu aramutse agusanze nko muri gare ya Huye uhamagara abagenzi bajya muri gare, murabona ukuntu bigayitse? Murabona bitagayitse mwebwe? Biragayitse, sibyo mwari? Biragayitse kubera ko uribaza ukuntu umuntu wize, urumva ukiga ukavuga igifaransa neza n'icyongereza, uri muri gare ubwira umugenzi utuzana mutwaza agakapu mujyane, uragira usizi. Biragayitse pe. Kandi iyo simbagira inama yo kugayika, ariko inzara iryana kurusha imvune n'umugayo. Muzi impamvu bamwe turimo kugwa mu byaha? Turashaka gutunga ibyo tutakoreye. Bakubwira ko ni wimura urumogi ukarukura i Burundi ukarugeza aha, baraza kuguha 100,000. Noneho watekereza ukuntu uri urufashe mu gakapu kuri moto wishyuye 500 ukumva si hafi se? Kandi hari n'ijana yo kubizana ukayafata, bakujyana muri gereza hano yitwa Karubanda. Ikiganiro nkora niko cyitwa. Bakujyana Karubanda ukamara imyaka 5 iruta iyo wize muri kaminuza 3. Ibyo se bavandimwe rero, je sinshaka ko muza kubabwira ukuntu bazabaha akazi, muzabe no kweditinga amashusho n'amajwi, ni bino rwose ugerageza. Reka turebe amezi 3 ko bizagenda. Yaje kuwa mbere arakora, ndahamusanga mubwira abandi kugira ngo bamumenye. Nge nisubira mu byo nyeshwa no kumara icyumweru ntaje, wenda bitewe n'akandi kazi mfite. Ngaruka nzi ngo umuntu arahari, ariko barambwira ngo kuva kuwa 4 ntabwo aragaruka. None bakambwira ati niwe ugiye gutanga akazi muri cya kigo ayobora cya gutanga amaraso. Dukeneye umuntu ukora ubukangurambaga guhamagara abantu kuza gutanga amaraso, kandi uyu muntu ku kwezi turajya tumuha 5,000,000. Ndatekereza ko Tom Close na mahitamo afite usibye kukampa akakima umugore we, kandi nawe yemerewe gupiganwa, ariko umugore we ntiyabasha kukama. Kuko umugore ntabwo muramuzi se? Muzi amazina ye? Muzi icyo akora? Ariko njye nshobora kuvuga umuntu uri bushenge akavuga ati rwose ko yavuze ngo dutange amaraso buriya arakenewe. Nta mahitamo afite, arampa akazi 2,000,000 n'iziri bugiwe, kandi bari bazikeneye, ariko ni ngewe wakeneye uyu munsi. Bavandimwe rero, barumuna banjye, basaza banjye, reka dukore ibishoboka abantu badukeneye kurusha ko tubakeneye. Nicyo kintu cyonyine kiri buze. Buriya Benjamin yampemukiye, nzahora mbyibuka, sinjya mpfa kwibagirwa. Yavuze ngo
atanga ijambo ageze aravuga ngo n'abakobwa mubaze, sibyo? Kuki mushaka abantu muza guha akazi? Yewe nyine ndemera ko itegeko nshinga sindivuguruza rivuga 30% mu nzego za leta n'iz'abikorera iyo bibaye byiza, ariko 30% y'iki? Y'amabere n'igitsina twambariyeho, cyangwa ni 30% y'umuntu uje ku kazi? None baravuga ngo please ngo sani ngana icyo mushakemo n'umugore n'umukobwa baze n'umugore. Hari uwabajije ikibazo kirana kibazo nagikunze nzakibaza kuko kiri press conference kurusha kuba nuza twari dufite. Sibyo? Kuki bagomba kudusunikira kubaza nuko tudafite ikibazo? Ese koko bura nta mukobwa wari ufite ikibazo hano? Kibintu byavugiwa. Abantu bose baravuga ngo dufite program y'abakobwa. Bose hakabura umukobwa ubaza ati tugomba kuba twujuje iki, tukaza kuwa kangahe, website yanyu mwebwe abantu bayibona ryari, contact umuntu ahamagara yita buri munsi, habuze n'umubaza icyo kibazo. Nticyari cyoroshye. Icyo kintu nicyo kibazo cyonyine cyoroshye. Mukora ibishoboka. Mu minsi yashize abajeni ngira ngo muri iyi minsi ntitubanye neza, navuze ukuntu imitima yacu abajeni iri i Burayi ibihimba bihagazemo. Babona abarokora bavuga ngo umwuka wagiye mu ijuru nuko umubiri ni igitaka ugiye. Dufite imibiri iri mu Rwanda, imitima iri i Burayi. Siyirise abantu bose baravuga ngo abantu bagiye i Burayi barakize, sibyo? Uri muribaza guca mu gihugu kirimo intambara ujya i Burayi, bakubwiye ko iriya ntambara izi ubwoko bwawe ku buryo nugera itazaguhitana. I Burayi muzajyeyo, ngewe ni kure sinagerayo, mwe muzajyeyo, ariko ugiye gukora iki? Ujyanye nanjye. Afande Kabarebe yaraje ubundi yaravuze ngo abakobwa 400 bari hagati y'imyaka 18 na 22 bagaruriwe mu nzira zitandukanye bajya gucuruzwa. Mwe muri bazo mu mwaka umwe 400, ubwo wenda nka 300 baragiye abantu batabimenye. Ibaciyeho rwose. Abo hari habaye kibajyaga gushaka ibya mirenge, sibyo? Ndabashimira ko tugiye kujya ku kazi. Umunyamakuru mwiza, umukozi mwiza nuriho, kandi twerekana amashusho dushaka ko mutubona. Bantu muri hano mwese uko mumbona siwe jewe. Ngewe nasanze uko mumbona, uko mvuga, uko ngaragara nibyo bicuruza. Nge nize design y'isoko. Uko mumbona ku isoko biragurisha. Uko mvuga ku isoko biragurisha. Murabona nk'iyo ndimo mvuga intambara ya Kongo n'u Rwanda ntimuyireba, ninde musirikare ubari mose ngo azitegura uko atabara. Jye nubatse uburyo bwose muza, sibyo se? Niyo design yanjye, ariko nshobora kubiyonganira mu buzima busanzwe atarikomeza, ariko nasanze ari bwo buryo mwiza. Nimudufashe mujye ku kazi, mu gashake abantu babaha akazi, kandi kutabaha akazi ntabwo ari urubanza, kuko nta utegetswe kuguha akazi. Leta itegetswe kuturindira umutekano, ikaduha amazi n'umuriro, ikaduha amashuri nk'aya mukaza tugasora bakabishyurira. Nanjye ayo banyishyuriye nkayishyura ngo bishyurire undi, kandi mujye mumenya ko murimo kurya umwenda w'abazabakomokaho mugomba kwishyura. Niwicara ukaba udafite akazi ukavuga ngo nananiwe kwishyura ko ntafite akazi, uri umwambuzi. Dukwiye gukora mukatwishyura kugira ngo twishyure abana bacu n'abandi, uhererekane twese tugere muri kaminuza. Ariko nimwe mukwiye guhitamo. Ndasoreza ku rugero umwarimu wanyigishe mwaka wa 4 yarambwiye, yajya twigisha yigisha abana b'abakobwa, mu bamutangiye kuba abana b'abakobwa b'imyaka 8 9, akatubwira ngo ubuzima bwacu ni nk'akanyugunyugu. Urabona akanyugunyugu ni akantu gato ugafashe mu kiganza, nshaka kubabaza ngo kapfuye cyangwa ni kazima. Uko nshaka kubatsinda mwese nimwemeza ko ari kazima ndakanda gapfa, sindi bubatsinde. Nimumbwira muti kapfuye ko mwabonye nafashe karinda karekura akaguruka. Ubuzima bwanyu mubushyire mu kiganza, n'ubukene bwanyu mubushyiremo, n'ubukungu bwanyu mubugendane. Nuhitamo gukena uzaguma ufunze ikiganza ukomeze upfiremo hano. Nushaka gukira uzarekura kugira ngo ushakishe amahitamo yose, havuyemo amahitamo mabi ashobora kugushyira mu byago cyangwa kuguteza kuba umunyacyaha.
amahitamo yose asigaye. Njye ndi umukobwa warezwe na papa wanjye, iyo nkuru nkunda kuyivuga. Ubusanzwe baravuga ngo abagore nibo bazi kurera abana, nibo bagira bate. Papa wanjye ni umugabo wo mu cyaro, ufite inka, ufite imirima, ubayeho nk'uko abagabo bo mu cyaro twese tuzi babaho, bakaba bakorerwa imirimo n'abagore babo n'abakobwa batagira abakozi. Wenda we na nyina hano nimbivuga abantu bavuga bati n'umwana w'umupfakazi bazamwita nde? Uburere bw'umukobwa bw'umwana mu rugo n'ubwa nyina. Twese turwana intambara yo kuvuga ngo dukwiye kuba turi abana bandi. Uburyo uca umuntu akavuga ati akanda kibuka disi nyina agasiga konka, akanda kibuka acutse, akanda kibuka disi dushyinguranye, none ni bureshya urya. Iryo shyaka wibuka iwanyu ujya kuza bagurishije iki kugira ngo haboneke itiki? Ujya kuza muri kaminuza mama wawe yarasenze iminsi ingahe ngo leta igufate kuri buruse? Ujya kuza papa wawe yararayije amazama angahe ngo uzabone itike igukura Rusizi kugeza aha? Ibyo bintu nubiyibuka. Iyo tutiteje imbere ngo dukire, tuba dufitiye umwenda ababyeyi bacu kurusha abandi bantu babaho. Mugende muhangane no kwishyura ikiguzi cy'umubyeyi wanyu. Bakobwa muri hano mubyara abana mutazi base, basore mubyara abana mutazi aho bazarererwa, mufitiye umwenda ababyeyi banyu. Igihugu ngo sindakizana ngo kibe ikindi kikwishyurire buruse bazajya kugukura muri FDR. Agenzi hari ukuntu rero umuntu baguhaye buruse barakwishyuriye, ubwo hariho n'umunsi wo kujya kuguhiga muri FDR.